Kongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ndagarutse kuri The Book TV. Hari hashize igihe kirekire tutaganira, hafi byumweru bibiri tutaganira, ariko ubu nagarutse, nongeye kugaruka kandi tugiye kugumya kuganira. Hari abagiye bampamagara bambaza ati byagenze bite, nta kintu nabaye uretse ko nagize uburwayi ho gatoya, no mu rugo turarwara n'abana, ariko turi amahoro, tumeze neza, nta kibazo dushobora kuba Yesu atabyemeye. Haleluya. Kandi turi mu murimo wayo, turi ku rugamba, nayo irabizi ko turi ku rugamba, iraturwanira intambara, niyo ngabo idukingira. Turashima Imana rero ko tukiri amahoro kandi dukomeje umurimo, turawukomeje. Kandi uyu munsi noneho turi buze kuvuga ku bindi bintu bidasanzwe, ko ndabatangariza ikindi kiganiro gishyashya tugiye gutangira gukora. Ariko mbere yuko twinjira muri kiganiro neza, reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, turaguhimbaje kuko waduhamagaye kudushyira muri no murimo, ni umurimo ukomeye tutari dukwiye, turabaswa, turi ntamenyekana, turi abanyaminwa kandi turi abanyabyaha. Waratwejeje rero udushyira muri no murimo. Turagusabye rero ngo duceceke ubwira ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusuhuza abantu bose abakunzi ba The Book TV aho bari hose, haba muri Afurika, i Burayi, Aziya, Australia, hano muri Amerika aho dutuye hano. Turabasuhuje mwese, Imana y'amahoro ibamire umugisha. Nkunda kubabwira ko turi ku rugamba kandi turi mu bihe biheruka, niyo mpamvu dukunda kuganira tuvuga amakuru atandukanye. Mu bihe bishize nakoze ibiganiro bitatu bikomeye cyane, byabaye nka bombe mu bwami bw'umwijima, ku buryo byatumye mpishurirwa ibintu bikomeye, ntabwo ndi bujye mu mwuka cyangwa mu ndimi ngo mvuge ngo ndahanuye, oya. Nsanzwe nkunda kugira hishurirwa, kandi tugira urubuga rwitwa Soma Ibihe. Imana yatwigishe kugenda dusoma ibihe. Muribuka kera nigeze kubabwira turi kuvuga ku bya Covid, nigeze kubabwira n'ubu rero igihe cyo kuvuga kuri Covid kirarangiye. Twebwe bwacu tugiye guceceka cyangwa twivugire ibindi, dukomeze umurimo mu buryo bundi. Ahubwo amateleviziyo akomeye, ibinyamakuru bikomeye, za Parlement n'ibindi bagiye gufata lohole, bagiye gufata agakoni, bagiye gukomeza bavuge n'ibyo tutari twaratinyutse kuvuga. Niko byagenze. Televiziyo akomeye, Fox News, TV5, BBC n'ibindi mateleviziyo akomeye, ibinyamakuru bikomeye, za Parlement, abadepite hirya no hino, imiryango yigenga barahagurutse bavuga n'ibyo twari twaratinye kuvuga. Kandi kera tubivuga bari baratwise abantu bari muri ntuze, bari muri conspiration, conspirationiste uko bavuga mu Gifaransa. Ubwo rero nabwo hari ikintu kidasanzwe cyabaye mu bantu bavuga ikinyarwanda muri ino minsi 3 cyangwa 4 ishize, cyangwa icyumweru, simbizi neza nimba atari icyumweru n'igice. Iki kintu kidasanzwe cyahise kinyereka yuko igihe kigeze cyuko twebwe tumenya ko ngewe personnellement ngiye kugenda buhoro nivugire ibisanzwe, mvuge ibyo kugaruka kwa Kristo, mvuge ibyo guhumuriza imitima, ngende ntanga tutetaye, ntanga amasinye, utuntu dukeye macamarenga mu bintu bimwe na bimwe, cyane cyane nko mu bantu bari closed, bari hafi yanjye, cyangwa se no mu kiganiro. Ariko ntabwo ari byo bigiye kuba objectif. Kubera iki? Kubera yuko faze tugezemo ni faze yuko ubwami bw'umwijima bushaka yuko ibintu biba nk'ibintu bisanzwe, bikaba nko kwinjira mu idini, bikaba nko kwinjira muri club yo gukina umupira cyangwa se yo koga, bikaba abantu bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Bamwe bakajya baca n'inyuma bagahamagara twinjiramo gute, bikabera nk'uko i Burayi bimeze. Muri bihugu by'i Burayi ni ibintu bisanzwe. Ntabwo tubireka kubivuga kubera ko tubuze ibyo aho twavana amakuru. Nakunze kubereka ibitabo, nk'iki gitabo ni igitabo gishyashya, uretse ko nigeze no kukiberekaho, cyitwa Société Secrète, imiryango y'ibanga.
imiryango y'ibanga, hari agace kari inyuma kari kuri resume, niko nshaka kubasomeraho gatoya, agace gatoya kugira ngo mwumve ibiri muri iki gitabo. Ntabwo ari uko tubuze amakuru, amakuru turayafite. Ibintu bimwe na bimwe tugenda tubona biteye akabazo ku bantu bashaka ko tubasobanurira, tubasobanurira. Uyu muntu yanditse, ntabwo ari umuntu, ni company isohora n'amadictionnaire yitwa Larousse. Yaranditse ngo initiation mystérieuse, initiation ni imihango y'ibanga, quête spirituelle, gushaka iby'umwuka, rite révélé, rite na initiation bitandukanye hera. Rite ni imigenzo nanone yagiye igaragazwa. Sombre complot, les sociétés secrètes inquiétantes, intrigues fascinantes, redécouvrir l'histoire, les caractéristiques, les révolutions de l'antiquité à nos jours. Ngo amasosiyete y'ibanga murebe noneho amateka yayo uko n'ibiyaranga nuko yagiye akura kuva mu mateka ya kera kugeza ubu ngubu. Ni igitabo gikomeye cyane, ndagira ngo mutire attention ku kintu ngiye kuberekaho gatoya kugira ngo mumenye ibintu byabaye muri cya cyumweru. Habaye amarira menshi mu Rwanda, cya cyumweru twagirize mu minsi yashize mu Rwanda. Mwitegereze hano, murabona iki? Iyi ni buji yaka. Ngiye kubabaza, ubundi nushaka kumenya ibintu bijyanye na buji, uzabaze padiri. Utese padi ko ubucanya amatara ku manywa y'ihangu, amatara yaka muri kiliziya n'izuba ryaka, ahantu habona, kuki ucana amabuji ugiye gutangira misa, wajya kurangiza misa ukayazimya? Cyangwa se uzabaza umupfumu, tese wa mupfumu we, kubera iki iyo ugiye gutangira ubupfumu bwawe ucana urugimbu? Abantu batazi urugimbu icyo ari cyo, ni ibintu bimeze nka buji bakoraga mu rugimbu nyine rw'ihene, bakavanga n'ibindi byatsi bagasekura, bagakora ikintu kimeze nk'umutsima bakagicana. Uzabaza umupfumu kubera iki ucana urugimbu. Uzabaza abamedium b'abazungu, ndetse ko nabonye hari mu medium uri mu Rwanda, umumediumukazi uri mu Rwanda wigeze gucana buji agakora ibyo bita rituelle. Uzamubaze tese kubera iki ugiye gutangira za rituelle zawe, cyangwa se imihango, cyangwa se ikira rituelle ni nk'imirenze kuba imihango. Ntabwo ari ngo imihango yo gusaba, no, birenze kuba imihango. Ni imihango mu buryo bw'umwijima. Kubera iyo ugiye gutangira rituelle zawe ucana buji, uzamenya impamvu hari ahantu hadasanzwe mwagiye mubona amabuji. Noneho ngiye kubabaza akabazo kamwe. Hari umuntu wasakuje aravuga ngo aho wabereye iri wararibonye? Kuva wabaho wigeze ubona isanduku y'umuntu wapfuye basezeraho iteretseho amabuji, icanyeho amabuji? Ubwo nako ngako nciye amarenga. Rimwe rero dukunda kuganira nk'abana, ariko si ubundi tuzajya dufata ibintu tubiranguze. Nimba abantu barahisemo kuvugira mu marenga no mu bimenyetso, turabiranguriza iki? Tuzajya tubwira abantu bashobora kumva amarenga, bashobora kumva ibimenyetso, bafite ubwenge bwo kubyumva. Abadafite ubwenge bwo kubyumva si ukubarenganya, nabo niba bafite inzira z'Isiyoni mu mitima yabo, haleluya, abo ngabo ntibazayoba inzira. Ijambo ry'Imana riko rivuga ngo abagenzi niyo babaswa ntibazayiyoba, haleluya. Uyu munsi rero turaganira n'abantu bafite inzira z'Isiyoni mu mitima yabo, kandi tuzagumya tuganire n'abantu bafite inzira z'Isiyoni mu mitima yabo, nabigeze kuzigira bashaka kuzigarura mu mitima yabo, haleluya. Ijambo ry'uno munsi ryitwa ngo ni bande bazabona Yesu agarutse by'ukuri. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ni bande bazabona Yesu agarutse by'ukuri. Umuririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko handushya umutima, njya nsaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Haleluya. Ni igitangaza pe, gusa ni igitangaza ko Yesu yankijije, umwuka we wera ni ujya unyobora, aza ngeze iwanjye mu ijuru amahoro.
haleluya. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko handusha umutima, nyasaba Uwiteka kugira ngo amfashe, kandi Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Haleluya. Ndashaka kuganira n'abantu bafite inzira z'igisiyoni muri no minsi. Ndashaka gutangira kwigisha ku buryo abantu uzajya wumva icyigisho aho uri kumva umunezero, ukumva amarira arashongonotse y'umunezero. Abana ngo ntago barira ukurira ngo ntago ari byo, ukarizwa n'umunezero. Haleluya. Kuzura umwuka. Hari umwene data twahoze tugana ngo nahoze numva icyigisho cyawe nicaye muri bisi, nicanye n'umuntu agiye kubona yumva niteye hejuru, abatese shaho bigenze bitubaye icyo urasaze. Ariko niki ndashaka ko Imana impaye mavuta hatangira kwigisha muri ubwo buryo, kuko ntangiye kuganira n'abantu bafite inzira z'igisiyoni imitima yawe. Sizongera gutinda kuri ibi byo kuvuga ngo ndahishura ngo ibyaye ngo ibya twarabivuze, twarabiranguje, bagiye no gukomeza kubyivugira. Nimushaka muzagende mwumve, mukomeze mwumva bakundana mysteri, babakunda ibintu by'amayobera, muzakomeze mwumve, natwe tuzanabyumva rimwe na rimwe. Ariko cyane ndabinginze mujye bari gukora initiation nk'ubu ngubu, sinzi ko bari gukora initiation y'abantu kugira ngo batangire kujya bavuga bakora n'ibimenyetso byo guhimbaza Satani batabizi. Ibira bintu rero nukubyitondera, kuzajya uhora ureba umuntu kuri ugatangira kujya uvuga ukora matriangle, ukora reka no kubijyamo nagira ibyo mvuga bidasanzwe. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Zaburi ibice. Uyu munsi turavuga ibintu bikomeye. Turavuga kuri ijambo ry'Imana ry'abantu bafite inzira z'igisoni imitima yabo, ariko twongere tuvuge n'ikindi kiganiro gishyashya dushaka gutangira gukora. Turasoma Zaburi 84 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Handitse ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Haleluya. Hahirwa abafite inzira z'igisiyoni, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha. Bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana. Isiyoni, Imana ishimwe cyane. Hahirwa abantu bafite inzira z'igisiyoni imitima yabo, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka. Turi guca mu gikombe Baka, bisobanura le désert, bisobanura ubutayu. Iyo bageze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, n'imvura muhindika cyambika umugisha, bakagenda bagwiza imbaraga aho baciye hose, kandi bakaboneka, buri muntu wese akaboneka mu maso y'Imana. Isiyoni. Haleluya, 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 haleluya. Uyu munsi cyigisho ndashaka ko mvugana n'abantu bafite inzira z'igisiyoni imitima yabo, n'abigeze kuzigira bakumva zaratangiye kusiba, bakumva baratangiye kuzibagirwa. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 8 umurongo wa 4 haravuga ngo maze kandi uzababwira uti, Uwiteka arabaza ati, mbese abantu bagwa ubutazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. Iyo wagize inzira z'igisiyoni mu mutima wawe, ntabwo ushobora kugwa ubutazabyuka, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo umukiranutsi wanjye niyo yagwa 7 azabyuka. Nkunda kuvuga ngo niyo nguye ngo ndebe imbere, ntago ngo nsubira inyuma, ngo ndebe imbere. I fall forward, ngo ndebe imbere kugira ngo mbyuke nkomeza. Haleluya. Umukiranutsi wanjye niyo yagwa azabyuka. Ntabwo abantu bashobora kuyoba inzira ubutazayigarukamo. Niyo mpamvu nahamagawe avec notre mission n'irindi hishurirwa ryo kuganira cyane ntabwo rero ku mukumbi muto n'abantu bafite inzira z'igisiyoni imitima yabo, n'abigeze kuzigira, kugira ngo bongere kugaruka mu nzira. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 6 umurongo wa 16 aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, nimuhagarare gatoya, nimuhagarare mu nzira murebe, mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Irindi jambo ry'Imana riravuga ngo ni isezerano twahawe, ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo, nujya guca iburyo cyangwa ibumoso uzumva ijwi, ngo iyo niyo nzira aba ari ucamo. Haleluya. Nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo, nujya guca iburyo cyangwa ibumoso uzumva ijwi, ngo iyo niyo nzira aba ariyo unyuramo.
hano muri bya kantike nakunze cyane, muri bya kantike baririmbye indirimbo ngo dore inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni ya Yesu n'umusaraba we, nimpusha inzira y'uwambambiwe, sinzahabona n'umucyo ubayo, nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho haba nimwe, nta yindi nzira tuzabona, nta yiriho haba nimwe keretse inzira ya Yesu n'umusaraba we. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nyiririmba iyo ndirimbo, musanzwe muyizi. Igice cya kabiri cy'iki kiganiro ni igice kivuga ngo hari umuntu duretse kuganira, kubera gutinda kuganira cyane ngira inspiration, kuko ni ijambo yanyibwiriye ubwe. Naramubajije, haleluya, nkunda kuganira mbaza abantu ibibazo. Naramubajije ngo twari turi kuvuga ko abantu batangira ama business bakajya mu bintu byinshi cyane bagahomba complètement. Ntabwo ngaye abantu bahomba, ariko uburyo bahomba ni uburyo bukomeye cyane cyane muri bihugu byacu, kubera ukuntu babyinjiyemo. Turaganira bati muri iki gihugu twagiye kubona abantu bari bafite amafaranga, tubona ibintu birahindutse. Abantu bo mu mabanki bakajya baza bakagutegeka umushinga ukora, bakakubwira n'ahantu uzajya kugura ibintu byose bijyanye nawo. Wawutangira ukajya kubona ukabona urahombye, n'ibyo wari waratanzeho ingwate bakabitwara. Ndamubaza ntese utekereza ko abantu mwari mwaragiye mukagera muri icyo gihugu mugasanga abantu n'abantu basinziriye mukabacuzanya mugakira aribo bagize ubwenge bumeze gutyo? Oya, ahubwo mwinjiriwe n'abandi banyabwenge b'inyaryenge, nibo babinjiriye, nibo babigishije ukuntu biba injiji. Niyo twaganira arambwira terega ubundi nkunda kubwira abantu ngo ibuye ntirihinduka umugati, ibuye ntirihinduka umutsima. Icyo nicyo kiganiro tugiye gutangira kujya twigishaho, kandi tuzigishamo ibintu bikomeye cyane, kuko mfite amakuru menshi y'ibyo umuntu yakwigisha muri icyo kiganiro. Ibuye ntirihinduka umutsima. Muri Luka ibice 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4 handitse ngo umwanzi ni cya gihe Satani ashuka Yesu, asanga Yesu mu butayu amaze iminsi 40 yiruza ubusa agashaka kumushuka. Aravuga ngo umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduka umutsima. Yesu aramusubiza ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, Imana ishimwe cyane. Ibuye guhinduka umutsima ni principe satanique. Principe y'Imana nuko ahubwo ukora uduke ufite, Imana ikaduheraho igaha umugisha umurimo w'amaboko yawe. Imana ishimwe cyane, kuko muri ntuze mu itangiriro ibyo Imana yabwiye Adamu na Eva, cyane cyane Adamu yaramubwiye mu itangiriro ibice bitatu. Ndumva reka tuhasomere mu itangiriro ibice 3:19. Reka tuhasome ukuntu yamubwiye. Ntabwo Yesu yigeze azangwa bihindure, Itangiriro ibice 3 umurongo wa 19. Ntabwo Yesu itangira ibice 3, ntabwo Yesu yigeze ahindura ikindi, yongeyeho akantu gatoya gusa. Ibice 3 umurongo wa 19. Haranditse ngo gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeza bwo uzasubira mu butaka, kuko arimwo wakuwe, uri umukungugu nimwo uzasubira. Gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, niko nashaka kubabwira. Ibi Yesu ntabwo yigeze abihindura. Cyakora cyo icyo yakoze, igitangaza yakoze kinyuranye n'icyo Satani yashaka ko akora. Igitangaza yakoze nuko yafashe amafi 10 n'imigati 5 akabitubura bigahaza abantu 1,000. Ariko ibuye guhinduka umutsima ntabwo ari principe y'Imana, ni principe satanique. Mu buryo malheureusement, mu buryo buteye agahinda, abantu niko bashaka kubaho, ntabwo bashaka gukora. Kubera ko bagiye bashukwa n'abantu Yuda yigeze kuvuga.
Yuda urwandiko rwa Yuda rugira igice kimwe umurongo wa 4 aravuga ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera, baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana. Hari abantu bari muri twebwe batubaha Imana, barahari. Nabibabwiye inshuro nyinshi cyane, hari abantu bari muri twe batubaha Imana, kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa baragenewe kera gucirwaho iteka. Ni abantu batubaha Imana, bahindura ubusa ubuntu bw'Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni. Ntabwo bahindura ubusa, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bagiye basesera muri twe, ari abana bo kurimbuka. Hari abantu bagiye basesera muri twe baragenewe kera gucirwaho iteka. Abo bantu bafite Satani hose. Nigeze kubabwira ibintu bya Noah, aravuga ati abantu bari moderne, abantu bafungutse mu mutwe, abantu bamaze gusobanukirwa, bacengewe na bya bindi nakunze kubabwira byitwa doctrine secrète yanditswe na Elena Blavatsky. Bamaze kumenya yuko sogokuru wacu mukuru, cyangwa sogokuru wabo mukuru atari Adamu na Eva, atari n'Imana bakomokaho, ahubwo bakomoka ku nzoka. Niko bivugiye. Ntabwo igitabo cyantuze cya Noah na kigaruye, ntabwo nongera kugisoma, nagisomye inshuro nyinshi cyane. Ati bamaze kumenya ko ari inzoka, ahubwo ari sekuru wabo, nibwo bavuze bati noneho twiribeye twigometse ku cyitwa Imana, kuri cya kintu cyitwa Imana, tugiye kwigenga twebwe ubwacu. Hari abantu rero baseseye muri twe batangira kwigisha izindi nyigisho. Mwagiye mwumva inyigisho zadutse zitwa inyigisho z'imisozi 7 ngo ya influence, imisozi 7 yo gutwariraho isi, cyangwa yo gutegekeraho isi. Iyo misozi 7 bavuga amadini, uwo musozi wa mbere, bakavuga ubuyobozi cyangwa na politike, uwo n'umusozi wa kabiri, bakavuga uburezi, uwo n'umusozi wa gatatu, bakavuga ubucuruzi, le monde des affaires, uwo n'umusozi wa kane, bakavuga imyidagaduro n'ubugeni. Imyidagaduro n'ubugeni bira by'imiziki no gucuranga no gushushanya no kwandika n'ibiki byose. Bakavuga itangazamakuru, uwo n'umusozi wa gatandatu, bakavuga umuryango ari we la famille, n'umusozi wa 7. Uyu munsi ntabwo ndimuvuge kuri iyi misozi yose abantu bashaka gufata kugira ngo bayobore isi mu gihe cy'isaha imwe, hamwe n'umwami wabo ugiye kuva mu butaka, ugiye guturuka mu nyanja, akabaje agiye kurimbuka. Azayoborana nabo isaha imwe. Barashaka gufata iyi misozi bakayimaraho isaha imwe bayitegeka, barangiza bashaka bakarimbukana n'umwami wabo. Kubw'iyo misozi rero benshi bagurishije ubugingo bwabo, kubw'iyo misozi benshi bagurishije ubugingo bwabo, kubw'iyo misozi benshi babaye abanzi b'umusaraba wa Kristo, nk'uko Pawulo yigeze kubyandikira Abafilipi. Hariho benshi bagenda ukundi, n'ubu nababwiye kera, n'ubu ndababwira ndira ko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Imana yabo ninda, birete n'ibiteye isoni byabo, hoza umutima ku by'isi, amaherezo yabo ni ukuririmbuka. Kubw'iyo misozi benshi babaye abanzi b'umusaraba wa Kristo, kubw'iyo misozi benshi bagurishije ubugingo bwabo kugira ngo bategekane n'umwami ari we Antikristo na Satani mu gihe cy'isaha imwe. Ndagaruka ku kintu cyitwa itangazamakuru. Jacques Attali yigeze kuvuga, nkunda gukurikirana Jacques Attali. Iyo nza ko anarize neza, nari kugira ubwenge bumeze nk'ubwa Jacques Attali. Kubera iki? Nkunda gusoma nk'uko nawe yakundaga gusoma. Kandi kugira ubwenge ntabwo ari kugira amadoktora. Kugira ubwenge ni ukumenya yuko umutwe wawe ugomba kuwuhata ibitabo, ugasoma gasobanukirwa. Hari ibintu byinshi nagiye nsobanura kubera ko nabashiye gusoma ibitabo, si ukwishyira hejuru. Reka nkomeze. Jacques Attali yaravuze ngo les réseaux sociaux sont des sites masturbatoires. Ngo za réseaux sociaux cyangwa social media cyangwa social media, mugani wayo nenge gubayo, social media cyangwa se social media cyangwa se les réseaux sociaux sont des sites masturbatoires. Ni imbuga
zo kwikinishirizaho. Abantu benshi birirwa kuri rezo sosiyo, bamwe berekana imibiri yabo uko imeze, abandi bakaraga ibibuno, abandi berekana uko baseka, abandi bagurisha inkuru, abandi bagurisha amaudio bafa. Ariko reka nibarize ikibazo kimwe, ubundi amategeko cyane mu Rwanda, nicyo nibaza, amategeko yo mu Rwanda ntago abuza abantu kwa registre kuri coding umuntu utamubajije, kuko amategeko ya hano niyo uhamagaye muri centre d'appel cyangwa nabo bakabaguhamagaye barakubwira ngo cet appel pourrait bien être enregistré ou écouté pour des raisons de formation, ngo iyi appel ikora bagukoreye bashobora kuyumviriza cyangwa bakayirikodinga cyangwa bakayumvisha abandi pour des raisons de formation, kugira ngo babikubwire mbere nimba utumva udashaka gukomeza ukupi appel. Kuko hano ku muntu uri kuri kodinze utabizi akavuga ngo ufite record zawe utabizi, ushobora kumujyana mu mategeko ukaburana nawe ukamutsinda mbere yo kuri coding. Umuntu wawe niyo bari kugutukura uramubwira uti umenye ko ngiye gukuri coding, agaceceka cyangwa agakomeza. Njya numva rero abantu basohora za record ibyo bavugiye mu mabanga, ibyo ubwo nuvuga ngo abantu basigaye bahamagarana, umwazi ko ari mugenzi we bari kuganira akajya yiranguza undi ari ku recording. Ibyo bintu byo biri kuri social media biri kuri ngo abantu barashaka gutanguranwa ngo babyigana bashaka gufata ngo umusozi w'itangazamakuru. Ibyo bintu sinzi uko nabivuga. Ibyo bintu ni ibintu bikomeye cyane. Ibyo bintu nibyo bigenda bikora abantu, sibyo? Nibyo bigenda bikora abantu abahungu bagura intebe za miliyoni 4.5 bakazitereka mu nzu zitagira amarido kubera les sites masturbatoires, kubera ibintu mwirirwa muvuga byo kuri social media bidafite. Ariko se ubundi iyo muvuye kuri social media mwirirwa muvuga ibintu byo gucuruza amagambo mugahurira yenda bakabahembada, kuko baranumva ko ari abahemba amafaranga menshi, mugahurira mu isoko muri kubyigana mugura nk'akavuka mutaza aho kavuye, mugura ibijumba mutaza aho byavuye, mugura ibirayi mutaza kubaho byavuye, kandi abantu mwirirwa muyobya mubuza gutekereza neza ngo aribo bagubye kubikora. Abantu mwirirwa kuri social media muvuga ibyahehe arimo mufite imbaraga zo kubikora, ntabwo mubona ko muri kugwa mu mutego ukomeye, muri kugwa muri gufuri ikomeye ku buryo mu gihe gitaha mu ntayo mafaranga azaba ari ibintu by'ibipapuro mudafite icyo mubigura, kuko abantu bahisemo kubakurikira. Abandi bahita babona ko ubuzima bworoshye ari ukwirirwa umuntu agurisha amazimwe kuri social media, ari ukwirirwa umuntu agurisha amazimwe kuri social media. Ibyo bintu rero, ibyo bintu byo kuri social media nibyo biri kurema abasore bagura intebe za miliyoni 4.5 bakazitereka mu nzu zitagira amarido. Nibyo biri kurema abakobwa, kuko no gukubita urusyo ugakubita n'ingasire. Abakobwa n'imiryango yabo bakobwa miliyoni 3 bagatahana n'isafuriya. Mana y'imwijuru nakazaza tuzaka kugira ngo ukobwe miliyoni 3 utahe nta n'ikiko ufite. Ubwo se ubuzi kuzateka buke, ubu se uzarya fast food. Harya fast food hari ziba ziri hariya ubuzi kuzishyira umuntu w'umushefu kwiziniye akamanuka amasafuriya agahagarara aho ngaho ukamwishyura se igihe kingana iki. Ibyo bintu byo kwiruka kuri social media mugurisha ngo murashaka gutangura mu mutozi w'itangazamakuru, mugurisha n'ibitagurishwa, mugurisha amazimwe n'amagambo y'ibanga n'ibintu by'amabanga bagiye bababitsa. Nibyo bituma birema abasore bameze gutyo, birema abasore bameze gutyo, birema abakobwa bameze gutyo, birema imiryango imeze gutyo. Kosha umuntu bakamukosha miliyoni 3, umwana agatahana n'inze nta n'isafuriya afite. Umusore akagenda akagura intebe za miliyoni 4.5 akazitereka mu nzu itagira amarido. Kandi mwarimu yashakanye n'undi mwarimu kazi cyangwa umuyede yashakanye n'umuze binjira mu nzu ifite amarido, bakaba bafite n'udusafuriya twabo cyangwa udukono. Ibyo Jacques Attali yavuze ati nimumenye yuko
ibyo bintu bya social media ari site masturbatoire, site masturbatoire, ni site masturbatoire. Hari igihe nyine umuntu abireba akibaza, ese hari inkuru yakundaga kubaho yabayeho, abantu bagiye badusetsa, bajyaga mu maresitora y'iwacu mu mujyi kera, umujyi wa Gikongoro Nyamagabe, ngo hari amaresitora yanduye cyane arimo n'amasazi, ngo noneho kugira ngo urye ubashe kurya kwisazi zagutangaga mu biryo, ugafata ifurusheta ryawe. Abantu dusaba mu cyaro tuyikoresha indyo, dukoresha ifurusheti, ugafata urutoki ukarukoza munuze mu isosi, ukarutunga mu kirere kugira ngo isazi ziruyobereho hejuru, ukomeze wirire. Hari abantu bari gutunga urutoki mu kirere, cyane cyane abazungu b'i Burayi bari gutunga urutoki mu kirere, isazi abantu tumeze nk'isazi tukayobera kuri ibyo bintu twirirwa tuvuga, bakatwohereza udufaranga tudafite shinge na rugero. Bo bari kwirira, bari gukora akazi kabo, bagafatanya n'abakorite babo, amashumi yabo yo mu bihugu byacu, bene data b'ibinyoma, abantu ngo twatoye ngo batuyobore, bari kutwica, abandi bari kutwicisha, abandi bari gutangaho ibitambo, bari gutanga abantu b'ibitambo kugira ngo bagumye birire, ubundi bakabashuka ntabwo ntibishoboka. Ntabwo ibuye rihinduka umugati, ntabwo ibuye rihinduka umugati, ntabwo ibuye rihinduka umugati. Hari ibanga nshaka ko turangirizaho. Yesu buri afite ukuntu yavugaga abantu, nyamara hari umuntu yigeze kumva aganira avuga ngo ngewe ngo ntuzi Bibiliya, ngo abantu batazi Bibiliya, ngo batazi Bibiliya, ngo abantu batazi Bibiliya, ngo birirwa hagera bakavuga ibintu ngo kirwasoma ngo bitabaca hirya no hino. Ejo bundi nakuri iki kiganiro cye, numva amagambo ari kuvuga, ndumirwa cyane. Habanga Imana ngo igira sirenge, arongera ngo Yesu ngo abantu ngo batumira ngo imbwa, ngo abantu batumira imbwa ngo umuntu uze ngo mu bukwe bwabo, ngo bajye bamenya ko Yesu ataba hari, ngo kuko Yesu ngo atinya imbwa. Yesu ni intare itinya imbwa. Amagambo tujya tuvuga iyo turi kwigisha, tujye tubaza tuyategure neza. Birashoboka ko wakwibeshya, ariko mujye mubaza mutegure neza. Ngiye rero kubasomera ijambo Yesu yavuze, abantu batabashe gusobanukirwa icyo yavuze, kugira ngo abwire abantu ukuntu mugomba kumutegereza. Hari muri witwa Nduhunga ajya kuririmba ku Gikongoro, bivuga ngo indirimbo mutegereza umucunguzi wawe agiye kuza, buri gihe umutima wawe Yesu agusange utegereje. Kugira ngo Yesu azagusange utegereje, hari ibyo Yesu yavuze. Haleluya. Nimbisoma muratangara, murumva atari byo dusanzwe dusoma. Yabivuze muri Luka ibice 17. Haleluya. Luka ibice 17 umurongo wa 31 kugeza kwa 36. Nakunze kubabwira ibintu, iyo usomye Bibiliya neza ufite ihishurirwa, iki gitabo gifite page 2000 ushobora kugisoma. Hari umupasiteri nakundaga witwa Samuel Nsengiyumva, we yari afite Bibiliya asoma yandikamo, iyo yagiraga ihishurwa yarandikaga. Hari ibyo bita lire entre les lignes, ushobora gusoma ukandika na hagati y'imirongo ibintu by'induhishurirwa. Usomye iki gice, aya magambo Yesu yavuze mu bice 17 umurongo wa 40, hano hari akantu hari ventilateur iri kuzana umuyaga, niyo mpamvu ndi kurwana n'impapuro mu mbabarire kuko hari hashyushye cyane. Ibice 17 umurongo wa 31 kugeza kwa 36. 17 yuhere kwa murongo wa 20 ariko si mahera, abangwa ibiza mu gihe cy'imperuka, aragira ngo yerekane ukuntu mu gihe cy'imperuka bizaba bimeze. Murongo wa 31 kugeza kwa 36, reka mbasomere. Uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, uwo munsi uzaba hejuru y'inzu, ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamanuka kubikuramo. Nuri mu murima niko nuko ntazasubira inyuma. Mwibuke Mukaroti, ushaka kurengera ubugingo bwe uwo munsi azabura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokoka. Ndababwira ukuri yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye mu buriri, umwe azajyanwa undi asigare.
abagore babiri bazaba basera hamwe basya gusya basera hamwe, umwe azajyanwa umwe asigare, ababiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare, ababiri bazaba bari hehe mu murima, umwe azajyanwa undi asigare, ababiri bazaba bari gusya, umwe azajyanwa undi asigare, ababiri bazaba bari kubaza, umwe azajyanwa undi asigare, ababiri bazaba bari gusakara, umwe azajyanwa undi asigare. La meilleure façon d'attendre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, uburyo bwiza bwo gutegereza Yesu Kristo ni ukuri gukora kandi ugakora. Haleluya. Ntuzamara imyaka 100 ugakizwa nk'urayi ubutahe mu ijuru. Hari ijambo nigeze guhishurwa niga muri secondaire, mbwira abantu Imana ikunda umuntu unaniwe. Haleluya. Umuntu wiriwe ukora akajya ryamananiwe, niyo wajya ku buriri ukavuga uti mwami Yesu ndagushimye ko wabanye nanjye, ndananiwe cyane, wabanye nanjye niriwe ahangaha mu murima wakora wahaye umugisha imirimo y'amaboko yanjye, ushimwe kugiye kundinda mu ijoro, Imana ushimwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ukavuga gutyo ugasinzira, kuko wiriwe ukora ntiwabonye umwanya wo gutekereza ngo ujye muri ya mazimwe y'ababandi birirwa bazimura, ngo ujye muri bya bindi by'amashyari, ngo ujye gucira abantu ibico. Wiriwe ukora kandi wakoze nk'uzamara imyaka 100 kandi ukizwa nk'urayi ubutahe mu ijuru. Uburyo bwiza bwo gutegereza Yesu Kristo, haleluya, ni ukuzaba uri gukora, ni ukuzaba uri gukora. Yesu nasanga warangije gukora unaniwe usinziriye azagukangura. Abasinziriye urabakangura, cyane cyane abarushye mu rugendo, bamudusange nko kuri wa munsi bwo uzuzaga, azagukangura. Nasanga uri kuko iyo umuntu asinziriye ni umubiri uba usinzira, ariko ubugingo bwe buba buri maso, ubugingo bwe buba buri mu maso. Nimba uzaba wiriwe ukora kandi ukora nk'uzamara imyaka 100 ukaba uri gukizwa nk'uri burayi utahe mu ijuru, ukaba udakora bira by'amanyanga ngo wiba abantu, ukaba ujya kuryama ukiyeza. Haleluya. Yesu nagaruka azagutwara. Reka turangiza tubabwira ko iki kiganiro tugiye gutangira ni ikiganiro kizaca kuri The Book TV. Abazajya babona bigira n'ibitekerezo bazajya babimpa. Hari n'igihe nzajya asaba n'inkuru abazifite bazingurisheho, cyangwa se ko ntabwo ari kuzigurisha, mbega nta mafaranga nabona ziguze, abazifite bazime, kuko ntabwo ibi binyamakuru tuba dufite cyangwa se ya mashene YouTube nta mafaranga bafite. Ngiye kubabwira ntabwo nakwirwa mena amabanga y'ibijyanye n'amafaranga, ariko harabo twagiye tuganira. Ushobora kumara umwaka wose byambayeho n'uyu nguyu nawe ukubise nta kintu, ntabwo dukoramo amafaranga. Nawe atekereza ko tuba twaje gushaka ama views. Ngewe aho kugira ngo nze gushaka views kuri YouTube ya The Book TV, itari YouTube ifite aba subscribers miliyoni, nahitamo kugenda nkirwa nterura amakarito à la fin de la journée, nyuma ku mpera y'umunsi ngatahana amadolari yanjye 100 cyangwa 120, ntatana nkabanzi ko nyafite. Nawe afite ahantu nyashora, niba afite icyo nyashoramo nkagishoramo, aho kugira ngo nirwe mvuga nta ni dolari rimwe naryo ntiritahe, kuko yari dolari rimwe ntaryo baguha, yari 2 ntibayaguha, ya 50 ntibayaguha, ya 99 ntibayaguha. Urumva cyo gituma hari abantu ntabwo ndi vuga ngo kugura inkuru ya uzaba uyifite azajya anyoherereza inkuru y'ikintu cyiza kijyanye ni tematike ijyanye yuko nta buye rihinduka umutsima. Ya ntabwo ari principe y'Imana. Principe y'Imana nuko gututubikana kwacu ariko kuzatuviramo umutsima. Abantu bareke kwiruga bata igihe kuri social media. Ndabizi ko muri kugurisha amagambo, ariko muri kuyobya abantu, kandi igihe kizagera. Nigeze kubasomera igitabo kitwa, agatabo nari mfite k'ubururu, wenda nzongera ngashake mu bikarito nkabereke, kitwa Le message du Maître au Christ, k'ubururu, kanditswe n'umugabo nibuka ukuntu yitwa. Ako gatabaraho yageze aravuga ngo ubwami bw'umwijima burababaye cyane, ngo kuko hari abantu bagiye kugwa mu migi nk'uyu uri inyuma yanjye, kuko bahisemo kujya guturamo nka cas de concentration.
bagiye kwicirwa n'inzara mu mijyi. Kubera iki? Kubera yuko bahisemo kujya mu buzima bworoshye, kujya mu buzima bw'uko ibuye rishobora guhinduka umutsima. Bamwe bakayibamo. Ntabwo mvuga ko abantu baba mu mijyi bose badakora, harimo abantu baba mu mijyi bakora cyane, tutubikana kugira ngo bakore, ariko harimo n'abibera mu mijyi bitegereje kuvuga nka kuriya, cyangwa se gutegereza uwo bene wabo uri hanze ngo amuhamagare mwake, noneho nabuze kwishyura umwana, noneho nabuze kwishyura inzu, noneho iyi nzara iranyishe. Oya, gututubikana kwawe niko kuzakuviramo umutsima, niko kuzaguhesha umutsima, kandi Imana izaha umugisha imirimo y'intoki zawe. Ntabwo ibuye guhinduka umugati ari principe y'Imana, ni principe satanique. Principe y'Imana iravuga ngo nimba ufite amafi 10 yazane, nimba ufite imigati 5 yizane, nimba ufite abo kugaburira ukabona n'ibi bitari bakwire, ndabitubura, ariko ube watutubikanye. Ndagaya cyane abapasteri nabo birirwa muri ibi ngibi byo kwirirwa bashyushya inkuru, bakicara umuntu akabona ni umusaza aricara arishyushya inkuru imwe iva ikasimburwa n'iyindi inkuru. Harya ntabwo nigeze mbaha intuze ntabwo mbisubiramo, ntabwo nigeze mbaha redi stratégie de manipulation de masse zanditse na ntuze na Noam Chomsky. Redi stratégie de manipulation de masse, hari ikiganiro bitanzeho uburyo 10 bwo gushyeshyenga imbaga bwanditswe n'umugabo witwa Noam Chomsky, umupsikologo w'umunyamerika. Nawe bivuzeho harimo stratégie imeze kuriye yo kwirirwa bahimba inkuru yo kuyobya abantu amarari, kandi bafite ibindi bahugiyemo, bagashyiraho n'abantu. Hari n'abantu baba amasacrifice y'izo nkuru, bakaba banakwica n'umuntu kugira ngo inkuru iboneke, bakaba banakora bateranye urugo rugasenyuka kugira ngo inkuru iboneke, bakaba buriya inkuru nkuru iriho bari abana ifite indi zayisimbura. Abantu bakicara bagashyushya intebe bakavuga bakamera nk'abanyantuze. Nigeze kubabwira yuko nakoze muri Chad. Muri Chad ni igihugu gikennye cyane, ariko ikintu kigikenesheje ni abagabo birirwa bicaye bagashaka abagore 2, 4, 3 cyangwa 4, bakagenda babatereka kunuze ahantu habera amasoko, kubazi ko umugore ateka neza igihe hari yagiye mu isoko, ubundi bakirwa bicaye bikira amakarita bavuga ibyahehe. Nabonye abagabo birirwa bicaye mu gihugu cyacu bavuga inkuru za hehe, bavuga ngo n'abasesenguzi bavuga ibyahehe, ngo kugira ngo views zinjire. Ese iyo muhuriye ku isoko nyine mbasabe mbabazi icyo kibazo, kandi ko bizageraho bikabatungura. Ukabona muri kurwanira avoka n'umuntu we afite ibihumbi 10 byo kuyishyura, wowe ufite 5. Ukavuga ati sha avoka yaguze ibihumbi 5 undi mbahe, ejo ntiyari 500, none se ko haruzanye ibihumbi 10, haruzanye ibihumbi 10. Kubera iki? Ntimuza aho avoka zihingwa, ntimuzi igiti zeraho, ntimuzi uko bazihinga, ntimuzi aho ibijumba bihingwa, ntimwajya kwitaba amaguru, ntimwajya kwiyanduza. Ahubwo icyanyu ni ukwirirwa muvuga ibyahe. Nongere mbasubiremo amagambo ya Jacques Attali, yavuze ngo les réseaux sociaux ce sont des sites masturbatoires. Social media ni site masturbatoire. Izo mbuga nkoranyambaga abantu birirwa bavuga bicara bavuga ubusa, ni imbuga zo kwikinishirizaho. Ntabwo nirwa sobanura kwikinisha icyo ari cyo, ubwo murabyumvise. Reka dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo. Iki kiganiro n'utumye gihita, turakwingize ngo uganirize abantu bose, kandi ubunye kubana natwe muri no murimo ukomeye twatangiye. Ni umurimo utoroshye, ni umurimo udusaba kwitanga kandi nta mbaraga dufite, ni umurimo udusaba no kwera no kwezwa, tugahora twezwa, kandi rimwe na rimwe tugwa mu byaha tukandura, tukaba twahagarara imbere y'abantu dushobora kuba dufite imiziro, ariko uri Imana izirura, uri Imana yeza. Ujye ubana natwe, ujye utugirira neza mu gihe twariye imbuto zirwaza, twazisoromye mu nzira. Ujye uduha umuti womora, ujye uduha umuti wo kudukiza, kugira ngo dukomeze umurimo wawe turi ku rugamba. Kandi ibyo mbisabira n'abandi basirikare bari ku rugamba. Turagushimye kuri Imana yumva, dusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.